Nyina wa Jambo TV. Singiza, sengera, sangira kuri Nyina wa Jambo TV. Tuyoboke Imana tuzajye mu ijuru. Yesu ugira upfuna n'imico myiza, dore mfukama imbere yawe, ndagusaba nkomeje cyane mpera umutima kukwemera, kukwizera no kugukunda rwose, ume no kuzirana n'ibyaha nakugiriye no gukomeza inama kutazabisubira. Iyo ntekereje ibikomere byawe ko ari 5 bintera agahinda nkumva ngukunze cyane, nkibuka n'ibyo yavuzwe na Dawudi umuhanuzi ati, barebye ibiganza n'ibirenge yanjye yose batobora, amagufa yanjye yose barabara. Roho wa Yesu ntunganye, mubiri wa Yesu nyirokorere, maraso ya Yesu nsabemo, mazi yavutse mu buravo rwa Yesu nyuhagira ibyaha, ububare bwa Yesu nkomeze, Yesu nyiribambe unyiteho, umpishe mu bikomere byawe, ntuzareke ntandukana nawe. Urandinda umwanzi igica, umunsi napfuye uzampamagare, untegeke kuzi wawe, ngusingize iteka hamwe n'abatagatifu bawe. Amen. Tubahaye ikaze kuri televiziyo Nyina wa Jambo TV. Kuri iyi televiziyo muzajya mugezwaho ibintu byose binyuranye, cyane cyane birimo amakuru n'amateka y'umubyeyi wacu Bikira Mariya uko yabonekeye ikibeho mu Rwanda. Ubutumwa bwo kubonekera ikibeho bwatangiye mu 1981 ubwo yabonekeraga abakobwa 3, ariko hari n'abandi babonekewe ariko batemewe na Kiliziya. Muzagenda mubikurikirana buke buke. Tuzajya tubagezaho kandi n'urugendo abakristu bakora kugira ngo buzuze ubwo butumwa Bikira Mariya yatangiye ikibeho. Mu butumwa bw'ingenzi yatangiye ikibeho, muzi uko yari yaje no kutuburira kubyerekeye amahano yaragiye kugurira igihugu cyacu, ariyo jenoside yakorewe abatutsi n'izindi ntambara zose zagiye zikurikiraho. Umuvandimwe wanyu Alex Maria Nyangezi, umudominikani w'umumisiyoneri, ndashaka kubasangiza yuko jewe nabonye amahirwe menshi yo kubona Bikira Mariya tugenderera kandi twe tutari tubikwiye. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza yaduhaye nibwo bwaduteye gukunda Imana kurushaho, kandi nanone udutabara ibyago twari twahuye nabyo bya shitani yari yatwigaruriye, yatuciyemo, yashatse kutwambura ubuvandimwe. Muze rero dukomeze dukundane kugira ngo urugendo rujya mu ijuru koko turufatanye, ntihagire usiga undi. Murakoze, Imana ibagire neza. Umuvandimwe wanyu Alex Maria Nyangezi, umudominikani w'umumisiyoneri. Mu rugendo rero rwo kwigorora n'Imana harimo gusenga, harimo amasakramentu, cyane cyane irya penetensiya. Bakristu bavandimwe, mumenye yuko urugendo tugendamo hariho ibitugora. Ibyo bitugoye rero tubyereka Imana, hanyuma tukajya no gusenga tugasaba imbabazi z'ibyitagenze neza. Bakristu bavandimwe rero, dukomeze urugendo kandi nta kabuza tuzatsinda niba twisunze umubyeyi wacu Bikira Mariya akadufata akaboko. Uyu ni umuvandimwe wacu Alex Maria Nyangezi, umudominikani w'umumisiyoneri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze. Umubyeyi wacu Bikira Mariya abamugisha mwese.